ikaze kuri Sentence aho muherereye hose mu byo muri gukora byose bitandukanye. Tubifurije guhirwa kandi niba ari mushya kuri Sentence wakora subscribe ubundi nawe ukinjira mu muryango mugari w'abagize Sentence. Twongeye kugaruka kubaha update z'aho Stade Amahoro Imirimo igeze, dore ko imirimo iri ku musozo kuko muri uku kwa gatanu igomba kuba iri tayari, kandi urebesheje ijisho rwose uhita ubona ko imirimo igeze aheza iri kurangira, kuko byinshi byarashyizweho akadomo. Aho twavuga amatara yo muri stade, yaba amatara, dore ko amatara azaba ari mu buryo butandukanye. Ibijyanye n'amatara rwose ubu ngubu byashyizweho akadomo, ibyo byararangiye. Kandi twavuga ibijyanye n'intebe zo muri genero cyangwa se za rusange muri tribune zitandukanye, iyo hejuru iyo hasi, ndetse kandi twavuga no muri VIP zo mu banyamakuru hose. Ibijyanye n'intebe rwose biri tayari, dore ko twavuga ndetse n'intebe z'abasimbura, dore ko nazo zarangiye, nubwo wenda zitari zashyirwa mu mwanya aho abasimbura bicara cyangwa se abagize bande touche, ariko kuzifunga kuzifikisinga neza zararangiye. nk'uko muri kubibona nuko hagitunganywa cyangwa se zigomba gushyirwa gikorwa kirindi mirimo, kandi bitewe nuko zifite amapine isa n'ubundi bazimuvinga bitewe na event cyangwa se evenement mu gikorwa kigiye kubera muri stade, dore ko ino stade izajya iberamo ibikorwa bitandukanye, yaba ari ibirori yaba ari iki byose. Urabona ko rero imeze neza, izi ntebe gutya zimeze, urabona ko zifite igice kimeze nk'ikirahure cyangwa se cy'igiplastike kireberana. Iki ngiki ni kizajya gishyirwaho cyangwa se kizajya gikorerwaho amapublicité cyangwa se ari ukwamamaza, hakoreshwa kwamamaza umuterankunga runaka wateguye irushanwa, kugira ngo ibi baraza bakomekaho tokora noneho byose bigasa neza. Urabona ko kireberana gisa neza, intebe zo zarangije kuba fixed mu kadarapo, urabona ko hari n'akadarapo ka Ferwafa, bimeze neza rwose bisa neza. Gusa mbere yuko dukomeza ibijyanye na update, nuko ukwiye kumenya ko ino stade uburyo yubatswe, igice cy'itangazamakuru cyangwa se itangazamakuru rifite uruhare cyangwa se umwanya munini cyane muri ino Stade Amahoro, nk'uko FIFA mu bisabwa bya cyangwa se muri guidelines zitanga bubaha cyangwa se mu byo batanga kugira ngo stade zubakwe byujuje condition cyangwa se guidelines zayo, habaho kubaha cyangwa se guha agaciro cyane ibijyanye n'itangazamakuru. Itangazamakuru rero kiri mu bice binini cyangwa se kiri mu byahawe agaciro mu kubaka ino Stade Amahoro, aho yagiye igenerwa ibice bitandukanye byinshi byihariye. Itangazamakuru nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa FIFA cyangwa se n'imikino muri rusange, mu mabwiriza ya FIFA yo kubaka amastade cyangwa se ibikorwa remezo bya siporo n'imikino itandukanye, bisaba ko umufatanyabikorwa ukomeye nka media cyangwa se itangazamakuru ahabwa umwanya ukomeye cyangwa se agenerwa ibikorwa remezo bitandukanye bimufasha muri stade, yaba ari twavuga wenda ibijyanye n'uburyo aho yakorera, amasare yakoreramo, ibijyanye n'aho yacomeka internet yihuta, ibiki bitandukanye byose byasabwa kugira ngo abashe koroherezwa mu kazi ke. Ko tuzi ko itangazamakuru rimwe mu baterankunga b'umupira w'amaguru, aho yaba kugura ama rights, tuzi ko bivamo amafaranga menshi cyane afasha amakipe cyangwa se iterambere rya football, kugura amarete yo kwerekana imipira ku mateleviziyo cyangwa se kuyicisha mu binyamakuru bitandukanye. Aho hose rero ni ahantu FIFA ndetse n'amafederasiyo akura amafaranga menshi. Ariyo mpamvu rero mu kubaka ibikorwa remezo hashyirwaho umwanya ukomeye cyangwa se hibandwa cyangwa se agahabwa agaciro ku bijyanye no kuha umwanya itangazamakuru. Rero hano muri Stade Amahoro, tuvuze kuri ino Stade Amahoro noneho uburyo ibyagenewe itangazamakuru ni ibikorwa byinshi cyangwa se ni ibice binini cyane bigaragaza uburyo itangazamakuru ryahawe agaciro. Aho twavuga nk'uko bahawe amarembo yihariye, bahawe irembo ryihariye, ndetse irembo rifite na pari rijya muri parikingi yabo, iyi parikingi yagenewe abanyamakuru gusa, akaba aribo bonyine bazajya bahaparika. Aho byagiye mu gice cya VIP nk'uko twabibonye cyangwa se nk'uko muri kwibona, igice cya VIP n'ubundi hari igice cyagenewe abanyamakuru kihariye itangazamakuru gusa, byerekana agaciro kahawe itangazamakuru. Mu kwinjira muri stade naho kandi hari umuryango wa media, twarawubonye, umuryango wahariwe itangazamakuru gusa. Wakwinjira rero no muri stade mo imbere ugasanga hari ibice, yaba ari sale zagenewe itangazamakuru gusa, hari amaroom atandukanye aho abanyamakuru bashobora kuba bakorera ibiganiro bitandukanye, ama press conference, aho bashobora kuba bakorera gutunganya inkuru bataye, bakaba baza bakazitegura mu gihe bakiri kuri stade, bakazohereza cyangwa se bakazaprodinga, bakaba bazi broadcasting ibintu bitandukanye. Amaroom cyangwa se ibice bitandukanye bashobora kuba bakoreramo inama bitewe n'ikigo runaka, nimba tuvuga ari no media house runaka yohereje abanyamakuru benshi kuri stade, bafite kuba bakora akanama briefing mbere yo gutangira akazi bajemo, bakaba inama. Ibyo byose rero bashyizeho, babateguriye amasare atandukanye bashobora kuba babikoreramo, igikoni cyabo bihariyemo, aho bashobora gufatira icyo kurya n'icyo kunywa n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo bibashe koroherezwa akazi kabo.
kandi ubwo nituvuga abanyamakuru ntabwo twakwakirwa n'abafotora, kuko abafotora nabo bakora igikorwa kinini cyangwa se bafite uruhare runini mu itangazamakuru, nabo bagenewe igice cyabo cyihariye, amarumu yabo bihariye ajyanye n'ibintu bya photographing, buryo bazajya bakorera. Kandi ubwo ngo turi kuvuga ni mu bijyanye no mu imbere muri stade cyangwa se bijyanye no mu marooms, no wasohoka muri rooms, waza nko muri hano muri tribune cyangwa se mu myanya yo kwicara, itangazamakuru ryaho umwanya munini, umwanya wihariye, aho igice kinini turi kubona tubona hano muri tribune ya VIP, aricyo gice kiri hejuru ya VIP, kuko hasi tubona intebe z'ubururu bwijimye, hari VIP na VVIP zegereye kuri ibi birahure cyangwa se kuri ino nzu, kuri kino gice tubona hariho ibirahure, kigeri ibirahure ngo ni muri VVIP. Noneho wareba muri tribune yo hejuru ukahabona intebe z'umukara. Izo ntebe z'umukara ni igice cy'abanyamakuru gusa, urabona uburyo ari nyinshi, urabona uburyo ari hanini. Aho ni muri mu banyamakuru. Kandi noneho aho mu banyamakuru muri izo ntebe z'umukara urabona ko hari igice noneho kiriho intebe zirambuye. Izi ntebe zirambuye nubwo twabitaka intebe zirambuye, ahubwo ni nk'utumeza turambuye, kuko intebe zo buri kameza gafite intebe zako. Aho ngo noneho abanyamakuru bashobora kwicara, bakaba noneho bagira ibyo bahakorera, niba afite computer akaba yatayipinga, nimba ari ibyo yandika akaba yakwandikira kuri ako kameza. Urabona ko abanyamakuru bitaweho cyane. Kandi noneho kuri ako kameza hariho uburyo aho umuntu ashobora kuba yacomeka, kugira ngo nimba afite iyo computer ari ibyo ari gukora, ari ibyo ari gukoresha computer, abashe kubona aho yacomeka iyo computer ye, cyangwa se nimba ari ibyo ari kwandika akaba yabasha kubikora neza. Noneho wagera inyuma y'izo ntebe urabona ko hari inzu, hari umwanya cyangwa se icyo twakwita nka cabine, aho ngaho noneho abanyamakuru babandi bakora live broadcasting, tuvuge nk'abanyamakuru bogeza imipira ku maradiyo, igihe baba bakeneye nko kogeza ku live, bashobora kuba bakwicara muri iriya nzu noneho imeze neza, iratunganyije, bakaba noneho bahatunganyiriza cyangwa se bavuga bakogeza bakora akazi kabo ko kogeza imipira yabo. Aho ngaho rero niho bashobora kuba bakwicara noneho bakaba bakogeza umupira wabo. Kandi nanone muri stade hirya no hino muri tribune hagiye harimo ibisima byubatswemo, ibyo byose ni byateguwe kugira ngo bazajye baterekaho amakamera mu nguni zitandukanye, ku buryo bareba amakamera abasha gukavaringa igice kinini cya stade mu nguni zose, muri engo iyo ari yose bashaka gukavaringa, bakaba babasha kubona abatereka kamera nta nkomyi, nta kibakingirije, bagakurayo amashusho bifuza, bakabasha kubona inguni zose cyangwa se ibice byose by'ikibuga cyangwa se bya stade bifuza kubona. Aho hose rero ukumva ko itangazamakuru ryahawe agaciro, cyangwa se ryateguwe, ryashyizwe igorora, kandi mu bintu byose byubatswe cyangwa se byakozwe habaga hari kwitabwa ku bijyanye n'umurimo w'abanyamakuru, umurimo w'itangazamakuru, kuko nk'uko twabivuze itangazamakuru ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'imikino, mu kuyamamaza, mu kuyisakaza hirya no hino, bahabereye abatabashe kuhagera. Nk'uko amabwiriza ya FIFA rero biteganya, Stade Amahoro itangazamakuru rihabwa icyubahiro rikwiriye nk'umufatanyabikorwa ukomeye, nk'uko twakomeje kubivuga. Izindi update rero zitandukanye ziri kuri Stade Amahoro nta bidasanzwe, kuko imirimo irarimbanyije cyangwa se iri gusozwa. Ubu ikiri gukorwa cyane cyangwa se ikiri gusozwa ni installation ya technology zizajya zifasha abatlete hano ku kibuga, nk'uko muri kwibona ibyuma gushyiramo amatiyo cyangwa se insinga zifasha kuzinstara ibyuma cyangwa se ibikoresho bizafasha abiruka kuba babona technology yabo nk'uko babiteganyije. Technology izajya bafasha kubara iminota cyangwa se n'ibindi bihe byabo. Ku bindi twavuga kuri technology ijyanye no gusaka cyangwa se gucekinga ticket, gusikana amatike y'abazaba binjira baza muri stade, rwose ibyo ngibyo biri tayari nk'uko muri kubona, byose biri ku murongo, bimeze neza. Ibijyanye n'amarange bikiri gukorwa, amarange yarangije gusigwa, bene kiri gukorwa no kugenda banoza hataranoze, bareba hataratunganye, kugira ngo ibitameze neza byose bijye ku murongo. Rero nshuti bakunze ba disentence, byose tuzakomeza kuba update nk'uko imiri kugenda ijya ku musozo, nk'uko twatangira, byose tugomba kubibagezaho. Niyo mpamvu tugusaba kanda subscribe niba utari wayikora, ubundi tukibanira wakora like, share kuri ino video. Naho bye bye, ciao ciao.